tubahaye ikaze bene data bavandimwe duhurira ku iyi televiziyo yacu yitwa Goodrich TV. Tugeze ku mugoroba mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Mwese abadukurikiye aho muherereye mu ntara enye z'igihugu, abari burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari amajyepfo n'amajyaruguru, z'umwihariko mu mujyi wa Kigali aho turi. Tugeze mu mwanya mwiza wo kugira ngo ya saha yacu iyo kuganira ijambo ry'Imana no gusenga tubashe kwibyaza umusaruro. Duhaye ikaze mwese rero, duha ikaze by'umwihariko abakristo tubana mu itorero ryacu, abo dusengana ubuzima bwa buri munsi, mwese tubahaye ikaze. Ndabizi ko mudukurikirana aho muri, hari ababasha kudukurikirana kuri Duhumurizanye TV channel yacu ya YouTube, ducisha ubutumwa bwiza, turi mu rusengero, ibiganiro bitandukanye byubaka umuryango, byubaka societe, ndetse n'ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi kuri Duhumurizanye TV. Aho iyo ugiyeho usangaho inyigisho zose zitambuka mu itorero ndetse nizo dukorera inyuma y'itorero. Imana ibaho umugisha. Duhaye ikaze abantu mwese muri mu nzego z'igihugu, muri departement zitandukanye, hari abari mu nzego z'umutekano, hari mu nzego z'ibanze z'ubuyobozi bwite bwa leta, hari n'abandi kandi bakora umurimo w'Imana ntakibagirwa kandi bagiriye igihugu akamaro. N'abashumba uhereye ku bapotre, burya hari inzego zitandukanye, hari abapotre, hari ababishop, hari abapasiteri, hari abavugabutumwa, hari abahanuzi, mu mpano zose zitandukanye. Dufite n'abadiakoni, abaririmbyi, baririmbye ku giti cyabo, ari ama-worshipers batandukanye, za worship team. Mwese abakora umurimo w'Imana mu nzu y'Imana, muri abanyamasengesho, mugakora umurimo w'Imana, tubahaye ikaze. Kandi Bibiliya iratubwira ngo nitutagwa isari tuzasarura. Ikaze rero muri uyu mwanya mwiza wo kuza kuganira ijambo ry'Imana, kugira ngo tuze kugira n'umwanya wo guhamagara. Ni byiza ko abantu bahamagara bakabasha gusangira ijambo n'amasengesho. Turaza kubaha uwo mwanya wo guhamagara, ariko turabanza twumva ijambo ry'Imana, turabasengera. Nicyo gitumye turi hano. Ntabwo turi hano kugira ngo twishimishe, nta nubwo turi hano kugira ngo tube duhagaze gutya gusa. Hari imbaraga, hari ubushobozi, hari presence y'Imana aha tuba duhagaze. Imana ni Imana ibera hose icyarimwe, yagukoraho aho uri udukurikiye muri uyu mwanya, yabyutsa umutima wawe, yakiza uburwayi, yakora ibintu bikomeye ntarondora ngo birangize. Uyu mwanya rero ni umwanya w'agaciro, tuguhaye ikaze. Ndagira ngo mbere yo kugira ibindi mvuga, dusenge twiragize Imana muri uyu mwanya. Turagushimiye Mana yaremye ijuru n'isi, ihanika ikirere, idendeza inyanja. Imana yaremye isi n'abayirimo n'ibirimo byose. Imana yavuze ibintu byose biraba. Imana yakunze umwana w'umuntu atari umunyembaraga, ahubwo agahinduka umunyembaraga kuko wahagararanye nawe. Nicyo gituma udusaba ko imitima yacu ibana nawe ibihe byose, kuko iyi si iragoye, ariko kandi iyo turi kumwe nawe ujye udushoboza kwibamo, tukabaho turi abatsinzi. Nyemerera buri muntu wese mu rwe ruhande udukurikiye mu ntara enye z'igihugu n'iya gatanu y'umujyi wa Kigali, abadukurikiranye ari abanyamasengesho, ari abakristo, ari n'abapagani batari bamenya izina ryawe, bose baradukurikira kugira ngo imitima yabo ihembukire imbere yawe. Niwe utanga agakiza kandi niwe uruhura, niwe utanga ubuzima mu bantu. Turakwinginze ngo ijambo ryawe muri uyu mwanya ribe isoko ikiza imitima igutegeye amatwi. Unyemerere abadukurikiye bari ku isi yose, mu bihugu by'abaturanyi, Uburundi, Kongo, Tanzania, Uganda, ndetse n'abari Kenya, n'abaduhamagara bashobora kuba bari Burayi, bashobora kubona iyi televiziyo. Ndakwinginze iyi saha ibisaha y'agaciro kuri buri wese, kandi umutima witeguye kwakira
witeguye no kuwukiza. Urakoze kubana natwe kuva dutangiye kugera ku musozo. Duhaye ikaze buri muntu wese, kandi Mana turifuza ko umutima udukurikiye muri uyu mwanya uhembukira imbere yawe. Urakoze kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ndakwakiriye mwene data, ndagira ngo usome ibyanditswe nka bingahe tubone uko dusenga. Turasoma icyanditswe kiboneka mu Baroma. Ndagira ngo ufite Bibiliya yawe usome mu Baroma, Abaroma igice cyawo murongo wa 18 n'uwa 19. Turaza no gusoma muri Yohana, urwambere rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyawo cya 3 murongo wa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu. Baroma 8, 18 na 19. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishura. 19. Kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko wishurwa kw'abana b'Imana. Reka turebe mu rwandiko rwa Yohana, mu nzandiko ntoya inyuma gatoya. Uragenda nugera kuri Petero, urwa kabiri rwa Petero, urahita ugera ku rwa mbere rwa Yohana igice soma n'umurongo wa 2. Hari ijambo rivuze ngo bakundwa ubu turab'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyo akora, icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari, kandi ufite ibyo byiringiro muri we ajye yiboneza nk'uko waboneye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dufite teme nziza ivuga ngo mubyutse akomeze agende. Niwo mutwe w'ikiganiro cyacu. Mubyutse akomeze agende na magambo akomeye, ariko kandi afite igisobanuro cyiza. Hari igihe abantu baryama bari baratangiye urugendo, ariko bakaryama kubera umunaniro wo mu nzira, kuko urugendo rwose rushobora gutera umunaniro, by'umwihariko iyo umuntu ahuye n'ibimunaniza. Muri iyi ngero avuze ngo tunyura mu misozi, tunyura mu mataba, aho hose ni kwarushya umutima. Njya saba Uwiteka kugira ngo amfashe, kugira ngo nzabashe gusoza urwo rugendo. Abantu benshi rero bashobora gutangira uru rugendo rw'agakiza, kuko agakiza ni urugendo. Ntabwo ukizwa none ngo uhite ujya mu ijuru, oya, ahubwo ni urugendo. Yewe turacyafite abantu batubwira ngo bamaze imyaka 60 mu gakiza, bamaze 50, bamaze 40, abamaze 70, bamaze 30, bamaze 20. Hari n'abakijijwe none, n'abakijijwe ejo, n'abazakizwe ejo. Abo bose bari mu rugendo, ariko urwo rugendo hari aho rugera rukananirana. Ntabwo ari inka iba yacitse amabere, mu Kinyarwanda niko bavuga, ahubwo ibitunaniza biruzuye muri uru rugendo, biruzuye. Niyo mpamvu yamubyutse. Hari abaryamye rero bari baratangiye, kandi bararyama pe, barasinzira, bakurura n'agashuka bariyorosa, bati yewe ibi byo duhurira nabyo muri iyi nzira ntabwo byoroshye. Bakurura agashuka bati nanjye reka ndyame, nanjye ndebe ko naruhukaho. Ariko ndagira ngo mbabwire ntibaruhutse, ahubwo muri uko kuryama ni umwanzi abagambiriye kugira ngo abicire, bazarangirire mu nzira batasoje urugendo. Hari n'abandi batari bamenya n'itangira ry'uru rugendo, batari bamenya n'iyo biva n'iyo bijya, ariko dufite intego ivuga ngo mubyutse akomeze. Byutse uwo mugabo, byutse uwo mugore waryamye, byutse uwo mwana w'umusore n'umukobwa baryamye, baryama urugendo rutarangiye, baryama iherezo ry'urugendo ritari ryagera. Yewe uryamye we, byuka Yesu akumurikire. Tugomba kubyuka rero tugakomeza, tugomba kubyuka. Ibituryamisha ni byinshi. Hari ibitero umwanzi ajyaga ku bantu bari barahagurutse bakaryama. Ndabizi neza muradukurikiye, hari abaryamye, hari abiyoroshe, hari abenda kuryama Satani ari kwenda kuryamisha, hari abacogoye neza, ariko urugendo rwari rugikomeje.
ndagira ngo nkubwire ngo byuka, urugendo rurakomeje. Rero nagira ngo uyu munsi tuganire, nagiye kuvuga kuri Mubyutse cyane akomeza agende, nawe wabyumvishije. Turashimira abahagaze bakivuga ngo ndacyatwarana ndacyarwana. Ubwo ukirwana hari ingabo Imana igiye kugaba ziza kugushoboza, ziza kukwambika imbaraga kugira ngo urusheho gukomeza kurwana. Uyu munsi rero ndavuga ku mibabaro y'iki gihe. Imibabaro y'iki gihe igiteza ibibazo bikomeye. Iyi mibabaro mubona ducamo ni iy'akanya gato. Icyo nicyo nenda kuvugaho, ni iy'akanya gato. Mu bituma umuntu ananirwa habamo n'imibabaro. Umwanzi ahagurutsa ibibazo n'ibigeragezo byinshi, imibabaro ikajya ihindura ibara. Ejo hakabaho umubabaro ufite ishusho ry'icyatsi kibisi, ejo hakaza uw'umutuku, ejo hakaza uw'umukara, ejo hakaza uw'umweru, ejo hakaza umubabaro ugahoraho. Ariko Pawulo yandikira Abaroma yarabwiye ati bene data, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurira. Imibabaro ya none ntikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurirwa. Umva, none mfite ijambo ryo kukubwira. Uyu mubabaro ucamo none, uyu mubabaro umaze iminsi ucamo, amakuba yisukiranya yiyongeranya, uburwayi bukaza, ubukene bukaza, inyatsi utazi iyo ziva zikaza, tugahora dusa n'abasubira inyuma, tugasa n'abantu bahanuka, ubuzima bwacu bugasa naho ari dukora amarishariyeri. None wamanutse ejo wazamutse, none wamanutse ejo wazamutse, none wazamutse ejo wamanutse. Duhora dufite imibabaro ya none y'uyu munsi. Ndagira ngo nguhe amakuru. Iyi mibabaro ducamo y'uyu munsi ntikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurira. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko kugaragara kw'abana b'Imana, wishurwa kw'abana b'Imana. Ndagira ngo mbabwire mu buryo bubiri. Yesu nagaruka ku isi, abamwizeye twese tuzamureba. Amaso yacu azamureba, ngo azahagarara mu bicu ngo amaso yacu azamureba, ntabwo ari ayundi. Ayo bizeye bose bakizera izina rye, bagakizwa, bagahinduka, amaso yabo azaba mureba. Ariko ndagira ngo ngukumbuze gatoya, ntabwo Yesu n'uyu munsi ajyaza, ntabwo azaza kuri wa munsi w'imperuka gusa. N'uyu munsi amaso yacu ajya asa naho areba, akabona ko Yesu ari hafi. Ibice bibiri Yesu ajya yiyerekaniramo ni ibice bivuga ngo hari umunsi azaza kwima ingoma, ariko hari n'igice cy'ubuzima bwa buri munsi duhora tubona Yesu. Hari abagore babonye Yesu, hari abagabo babonye Yesu, hari abakobwa babonye Yesu, hari abasore babonye Yesu, na n'uyu munsi arakiyerekana. Bibiliya tubwira ngo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari. Abamwizeye dufite ibimenyetso by'uko ajya agenda twiyereka, kandi nawe nkurikiye yarakwiyeretse. Yarakwiyeretse pe, yarakwiyeretse rwose. Hari igihe abantu tujya dufata ibintu tukabikinisha. Burya yarakwiyeretse. N'urwo rugo ufite niwe wakwiyeretse, n'abo bana wabyaye niwe wakwiyeretse, n'ako kazi ukora nubwo kabamwe intambara zikomeye ni Yesu wakwiyeretse. Yewe no kuba utuye aho utuye uyu munsi ni Yesu wakwiyeretse. Yewe no kuba uyu munsi intambara wagiye urwana nazo ukabona zirarangiye amahoro zikagusiga amahoro ni Yesu wakwiyeretse. Na n'uyu munsi mu mibabaro yacu ajya twiyereka. Aho tugeze niwe watwiyeretse. Ibyo twabonye byose amaboko yacu ntabwo ariyo twirata, turirata Yesu watwiyeretse. Muri iyi minsi dufitemo amasengesho, narabwiye ngo turi gusenga iminsi 21. Ni igihe Imana imbwiye ngo ni igihe Imana ishaka kwiyereka abantu. Muri aya masengesho
tugeze ku munsi wa 17 mu minsi 21. Twayatangiye itariki 16 z'ukwezi kwa mbere, tuzayasoza itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri, ni ku cyumweru ejo bundi. Yesu arashaka kwiyereka abantu. Wewe urindiriye ngo uzamubona warapfuye ngo ukazuka, aho ni mu gice kimwe. Bibiliya tubwira ngo hirya y'ubuzima tuzongera tubeho ubundi buzima, ariko tukiri muri ubu buzima Yesu ajya twiyereka. Ndagira ngo mbabwire abizera Yesu, hirya y'ubuzima bw'umubabaro bacamo hari ubundi buzima. Hirya y'umubabaro umaranye igihe, hari igihe umuntu agira umubabaro akajya yibaza ngo ariko uyu mubabaro nzawukira, nzawuvamo. Yego, uzawukira mwene da. Hari ijambo nenda kukubwira rimwe gusa, ntiwigirire nabi. Reka mvugira ijambo, mu mubabaro uri gucamo, mu ntambara uri gucamo, mu byo ubona none bitagenda neza, ntiwigirire nabi. Ibidashoboka none ejo bizashoboka. Ibyiza tutareba ari amarira turira none ejo azashira. Abatwanga none ejo bazadukunda. Abaturwanya uyu ejo bazaba inshuti zacu. Abaturoga uyu munsi ejo bazananirwa batangare bibaze ngo ariko naye maboko arwanirira. Ubukene dufite ejo buzarangira. Ayo madene agose ubuzima bwawe ejo azibagirana. Amatangazo bamanitse ejo azamanuka hamanikwa yandi. Yewe indwara urwaye ejo izarangira, ejo ube muzima. Imibabaro ucamo uyu munsi ntikwiriye kugereranywa n'ubwiza uzahishurira. Mwene data, hari ubwiza hari imbere. Mwene data, hari icyubahiro kigutegereje hari imbere. Mwene data, hari ubuzima butarimwe amarira Imana igutegurira. Wikigirira nabi. Pawulo aratubwira ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza buri hari imbere, n'umugisha uri hari imbere, no kunezerwa kuri hari imbere, no gukomera Imana izankomeza hari imbere. Yemwe bene data badukurikira, benshi n'abatanga buhamya, abakomeye banone ejo bari boroheje, abari kurya bagahaga ejo barabashonji, abakomeye bitwa ko bakomeye none ejo bari boroheje. Yewe nawe watubera umutanga buhamya wowe udukurikiye muri uyu mwanya. Hari ubuhamya Imana yaremye utatekerezaga, hari ibintu Imana yakoze ku buzima bwacu tutatekerezaga, tutibwiraga. Aho tugeze Imana yari yarahahishe. Wa mupapa we, wa mumama wungurikiye, wa mukobwa we, wa musore we, hari icyubahiro kiri hari imbere Imana igutegurira. Wikita kuri uwo mubabaro wa none. Nagira ngo mbabwire, rekana n'umubabaro wa none hari imbere. Hari ukuboko kw'Imana guhishura ibindi bihishwe. Imana ishimwe. Ibyo ubona none si byo uzabona ejo. Ibyo uri kureba uyu munsi none hari ibintu tureba tugatinya, hari ibintu tureba tugatinya. Hari igihe abantu bavuga ati none zirankoze. Ibyo umugabo yakoraga byarahombye, ibyo nanjye nakoraga byararangiye, ndabona amaso yarashungereza agiye kumbona. Wireba ibyo by'uyu munsi, hari imbere hari ibindi Imana ikubikiye utazi. Ndagira ngo amaso yawe ahweze arebe ibindi Imana iri gutegura hari imbere. Hari imbere Imana irategura ibindi. Igihombo wagize ntabwo kizagumaho iteka. Hari imbere hari ubundi buzima butazwi. Bene wanyu ntibabuzi, abo muvindimwe ntibabuzi, inshuti ntabwo zibuzi. Ndagira ngo mbabwire, hari ubuzima Imana iduhishiye butazwi na buri muntu wese. Nicyo gituma usenga akwiriye kwizera iyo asenga ko nyuma y'ubu buzima igitanga ubundi buzima. Nyuma y'ibyo ducamo none hari ibindi Imana itegura gukora. Habaye hari umuryango ungurikiye wicaye muri saro. Ndagira ngo utangariza abo bantu mwicaranye ubabwire ngo hirya y'ubuzima turi gucamo hari ubundi buzima. Hirya y'ibyo turi kunyuramo hari ubundi buzima.
hari igihe umuntu aba mu rugo umugore tumvikana n'umugabo akibaza ariko mana uru rugo ndimo ntumvikana n'uwo twashakanye, uru rugo ndimo abana bananiye, ibi bintu hirya no hino ni imibabaro gusa, ndasiga umubabaro mu nzu, nagera aho nkorera ngasanga umubabaro, nagera mu bavandimwe ngasanga umubabaro, nagera mu ivuko ngasanga umubabaro. Mana uyu mubabaro uzakira, ugasigara nzaryoherwa nanjye. Mana urantegurira kuzaryoherwa hari imbere. Yego rwose uzanezerwa, uzishima. Tugafata icyemezo ubutse. Bibiliya tubwira ngo mbonye yuko umubabaro wa none utagereranywa n'ubwiza buri hari imbere. Ejo ni heza. Umva, nubwo ari igihe abantu bavata ariko none ndahari, ejo harahari. Hari igihe umuntu yibaza ngo ariko Mana ubu none ko ndahabona, ejo harahari. Ejo harahari. Ejo harahari. Bwana sifiwe. Ejo harahari n'ukuri. Ejo harahari. Babye ejo harahari. Mwarubyiruko mwunkurikira mwe, wirya ubuzima bwawe nk'uburangiza. Ejo ni heza. Mwamenya ko njye ubari imbere naguye mu kiyaga kikamira, manukira mu metero zirenga 400 z'ubujyakuzimu, baranshundura nk'uko bashundura amafi, mara amezi 6 muri koma. Aho mviriye muri koma mba mu igare, ndagenda ndwara paralize y'umubiri wose. Paralize irimo igabanuka, ngendera ku mbago imyaka itari mikeya. Amahirwe yo kubaho yari ntayo. Baravuga ngo naramuka nakize azagira ubumuga abana nabwo bw'iteka ryose. Ariko ubu tuvugana amaguru yanjye ni mazima, imbavu zanjye ni nzima, nta hantu ndibwa, nta mutwe, nta kuguru. Imana yasubije ubuzima umunsi batarebaga ubuzima. Urarwaye, uracyafite ubuzima, uraribwa, ukavuga ngo Mana ubuzima bwanjye burarangiye, urabusezereye. Ndagira ngo nkubwire ubuzima buracyahari. Ubwo buribwe nubwo akanya gato, iyo nzira ureba ukabona irakujyana mwicura burindi, umucyo uzakurasira. Uva mwene data, ntabwo amagambo tuvuga ari morale. Afite imbaraga, afite ubushobozi. Biravuga ngo Imana yerekeza ijambo ryayo iyerekeresheje ibimenyetso n'ibitangaza. Imana yerekeza ijambo ryayo iyerekeresheje imbaraga n'ubushobozi. Mubyutsa komeza agende, ntabwo ari ukubyukana ibibazo, ahubwo ari ukuzabyukana amashimwe. Aho hantu maze igihe kinini, ubwo buzima ubayemo bw'umubabaro w'igihe kirekire, hari ukubyukanamwe amashimwe. Ongera usubiremo ngo nzabyukana amashimwe. Mwandike muri message, muze kunyandikira muvuge ngo Pastor twizeye ko ubu buzima ducamo tubonye yuko imabaro y'iki gihe kugera uzayishurirwa muri ubu buzima, nzabyukana amashimwe. Uraroba ugafata ubusa, uragerageza gukora byaranze, ibintu byose byarananiranye, ukibaza ngo ariko Mana urampora iki? Nge kihe? Ndagira ngo nkubwire, ntabwo Imana ari Imana igambiriye kukubabaza, kuko nigucishije mu butayu ibikwigisha kugira ngo uzabe umuntu udasanzwe mu isi y'abantu basanzwe, kandi uzagirira umumaro benshi, ubaho ubuhamya bw'ibyo wanyuze n'Imana yawe ikakuremera amateka. Nicyo gituma bavuga ngo Mana mbirira amateka. Hari amateka baragiranye n'Imana, urugendo rwo mu buzima tuba twaragendanyemo n'Imana. Imana igahindura ibintu mu kanya gato nk'ako guhumbya, igahindura ibintu. Wari umutindi akaba ari ugaburira abandi, wari insuzugurwa akaba wo kubaho agakomerwa amashyi, wari waratawe akagarukirwa, kuko Imana yacu ni Imana ihindura ibintu. Ibyo ubona bikomeye, ibyo ubona bigoye, ni iby'akanya gato.
Bibiliya yatubwiye ijambo rikomeye muri Yohana yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ndikurerekanwa. Ariko icyo tuzi neza, Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Hari abantu bajya bibaza ngo Yesu azerekanwa agarutse mu bicu gusa. N'uyu mwanya Yesu ajya yerekanwa, ajya agaragara. Yesu ajya agaragara tukamubona. Dufite abatanga buhamya benshi birirwa ku social media, birirwa mu rusengero batanga ubuhamya bw'ibyo Yesu yakoze. Turi abagabo bo kubihamya. Yesu ni umugabo ujya ugaragara, aseruka nk'umugabo aho abagabo bananiwe, aseruka nk'intwara y'intwari zananiwe, ajya aseruka nk'igitangaza ibitangaza byabuze, ajya aseruka impundu zikavugaho hari abacuzi icuraburindi. Yesu ni umugabo ujya useruka. Nagira ngo nkubwire, uri mu minsi Yesu agiye kukwiyerekamo, uri mu minsi Yesu agiye kugaragara. Iryo tangazo ndaritangaje, uri mu minsi Yesu agiye kugaragara. Muri urwo rugo agomba kugaragara, kuri uwo mwana usengera agomba kugaragara. Abo bana ndagira ngo mbabwire, ejo bundi Imana aratubwiye ngo hari abana Imana igiye gukura ahantu kugira ngo abantu bose bazamenye ko Imana igiye ihindura ibintu. Hari igihe umwana agenda akabikira, ukajya wibaza uyu mwana azaba umwana akaba indaya, akaba umusinzi, akicwa n'ibiyobyabwenge, tugasigara twibaza ngo uriya mwana azaba umwana. Yego azaba umwana. Uwo mwana wimwica, wimutemeraho itaka, biracyashoboka ko Imana yamukura aho hantu. Umuntu akibaza ngo ariko Mana, nabonye abana bo kubona amakuba gusa, aba bana ko banteye agahinda, aba bana ko banteye umubabaro, Mana nzongera nezerwe ku bw'aba bana. Yego birashoboka. Ntabwo amasengesho dusenga ari impfabusa, ntabwo amasengesho usenga ajya agwa mu butaka, ajya agwa imbere y'Imana mu rwabya ngo ikayabika. Niba ari ikintu Imana ijya yibuka n'amasengesho abera basenga, kandi amasengesho bayasengana umutima ubikunze. Imana ntizibagirwa amasengesho wasenze, yaba wasenze mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, umwaka ukarangira ugatangira uwundi, ayo masengesho ajya abikwa. Rero bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntibirerekanwa. Bishatse kuvuga iki? Ubuzima bwawe ni ibanga, ubuzima bwawe buri mu ibanga. Reka nkubwire, usibye Bibiliya yatubwiye ngo n'ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko. Umva, abantu bafite amatsiko y'icyo uzabacyo, abantu bafite amatsiko, uriya mukobwa azaba iki, uriya musore azaba iki, ariko ubundi uriya mugabo, uriya mugore bizarangira gute? Abantu bafite amatsiko. Dore amatsiko rero ikizayamara nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ijambo ryo kuvuga ngo tuzasa na Yesu rishatse kuvuga iki? Usa na Yesu ni mu bice bibiri. Ubuzima bw'umwuka muri twebwe buzaba ubuzima buzima, busenga, buramya Imana, bwubaha Imana, buhindutse, kuko bitwa abakiranutsi ba none barabakiranirwa bejo. Yemwe agakiza dufite nitwakavukanye, bakavukanye n'imbarwa, ariko natwe twarakakiriye, twabaga mu tubari, twarabasinzi, twari babi, ariko Yesu yaraserutse aduha agakiza. Ntiyaduhaye agakiza gusa, yaduhaye n'ubuzima. Muri ubu buzima uri gucamo, Yesu azatanga agakiza muri uwo muryango. Muri ubu buzima uri gucamo, Yesu azatanga agakiza muri urwo rugo. Muri ubu buzima uri gucamo, Yesu azatanga agakiza kuri uwo muntu usengera. Nimuhumure, umucyo uzaturasira. Nimuhumure, ntabwo bizaba uko umwanzi abigambirira, bizaba uko Imana yabiteguye. Ejo ni heza mwene data, ijambo ni rimwe, wikigirira nabi, wikangwa n'imibabaro ya none, wikangwa n'uko urwaye, uraribwa yego, barakubwira kubaho ntuzabaho. Batanga igisubizo cya nyuma. Imana dukorera batanga igisubizo cya nyuma. Mbonye abantu gerageza gufasha umuntu bikananirana, ariko Imana ikadufasha. Dufite abantu dusengeye barwaye kanseri, Imana ikabakiza, abaganga baravuze ngo byarangiye. Dufite abantu twasengeye barwaye kanseri, abarwaye sida, abarwaye zikomeye, abarwaye indwara zo kwishima, uruhu rwaraboze, barabaye nka Yobu, bararabikwatagura kuva ku maguru kugera hasi, bagira ibibarya bikabarya, bakaribwa kuva umutwe akarwara akagera hasi. Tubonye Imana ibakiza, bagahagarara bagashima, bakavuga imbaraga z'Imana.
uba mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurira. Reka ngwitangazo, wowe wanzwe none ejo niwe uzakundwa. Wowe wanzwe none uyu munsi uranzwe, kandi wanzwe n'abakagukunze, bakaguhaye careful, bakakwitayeho, bakamenya ubuzima bwawe bwa buri munsi, ariko nibo bakwanze, umva ejo niwe uzakundwa. Usa n'uwatawe uhabwa akato, ariko ejo niwe uzagarukirwa. Urasa n'umuntu bareba bakabona ntacyo uzamara, ntacyo uzimarira, ejo niwe uzagira icyo umara, ejo ni heza. Ndagira ngo nze gutanga umwanya tuze gusengana. Hari ijambo rimwe nshaka kukubwira. Ibyo unyuramo none ejo si byo uzanyuramo. Ejo hari ishusho yaho, kandi iteye amatsiko abantu bose, zaba inshuti zawe, baba bo mubana. Reka nkubwire, uzi ko Imana igitungurana ikakugirira neza n'umugabo mubana mu gitanda agatungurwa. Uzi ko Imana igitungurana n'umugore mubana mu gitanda agatungurwa. Uzi ko Imana igitungurana aba bana ari babiri mu cyumba kimwe bose bagatangara. Muri icyo cyumba cy'amajune Imana izasobanura abo muri bo, kuko uyu mwanya muri ishusho idasobanutse, uyu mwanya muri ishusho itagaragara, uyu mwanya muri ishusho yasobanye mu muryango, muri ishusho yasobanye mu nshuti zanyu. Inshuti zanyu ntizifite igisobanuro cyanyu, ariko nagira ngo mbabwire, Bibiliya yatubwiye ngo n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko. Abantu bategerezanyije amatsiko ubuzima bwawe uko buzamera. Hari itangazo rimwe nemeza, uko bategereza kuzakorwa n'isoni, Imana izatanga ikinyuranye. Iyo dusenga igitanga ikinyuranye, kandi ikinezeza kijya kinshimisha nuko Imana inyuranya n'ibyo abantu batekereza n'ibyo bibwira. Imana ijya inyuranya n'ibyo abarozi bakoze. Bagacukura imva, Imana igatanga ubuzima. Bakaguha iminsi, Imana ikaguha imyaka. Bagategereza kuzakorwa n'isoni, bakabitegereza bakabiheba. Bakajya bahengeza ngo barabe ko waramutse, bakabitegereza bakabiheba. Umva, imbere hano hari ishusho ihishwe itazwi. Hari ubundi buzima butazwi, hari indi mibereho itazwi. Yemwe ndagira ngo mbabwire, ugiye gutungurana aho hantu, ugiye gutungurana muri uwo muryango. Hari abantu bagiye kubona promosiyo mu kazi batunguranye, batari bitezwe ko babona promosiyo. Imana ijya izamura abantu, abibwiraga ko bazamukaga bakamanuka. N'Imana inyuranya amaboko. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, uyu mugoroba hari isengesho rivanga Imana inyuranye amaboko. Uzandike muri comment uvuge ngo Mana, Imana dukorera ni Imana inyuranya amaboko. Mana, uyu mugoroba ndasenze unyuranya amaboko mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nguha amakuru nyayo. Amakuru nyayo ni ayahe? Ibyo unyuramo bipfunyitsemo umugambi w'Imana. Ibyo unyuramo bipfunyitsemo umugambi w'Imana. Ati pastor, n'ukuntu numva ngowe, n'ukuntu ndemererewe, n'ukuntu numva iminsi yanjye yose ari y'agahinda. Hari n'abantu bavuga ngo kuva mvutse sinigeze nishima, imibabaro nanyuzemo, abo twabanye bose barambabaje barangomeretsa. Yego, nibyo rwose, ariko hari undi mugisha Imana ikubikiye. Erega abari abakozi bo mu ngo ari abatetsi babaye abami. Muribuka ba Yosefu, yabaye umutetsi kwa Potifari, yoza amasahani, ari umuntu uciriritse cyane, umuntu simple, umuntu woroheje cyane. Ariko Imana ikora igitangaza, imwicazanya na Farawo wa kabiri kuri Farawo. Muribuka ba Esiteri, barasa n'abana bari imfubyi badafite, ariko Imana umunsi umwe irabatoranya, ibicazanya n'umwami Ahasuwerusi, aba umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Ntawe ari kurota izo nzozi. Abari barabuze abana nka ba Sara, Imana yaratunguranye muri iyo mibabaro baciyemo. Umunsi umwe Sara amaze kubyara umwana we, aragenda aramumurika, aravuga ngo yemwe, ninde mu bahanuzi bari kuzatinyuka guhanura ko Sara nzabyara ashaje nkabyarira Aburahamu umwana? Ariko Imana imumuha mu myaka 90, Aburahamu agize imyaka 100. Mu mibabaro yose Imana ipfunyitse byiza. Ndagira ngo mbivuge muri ubu buryo. Iyo usomye Abaroma
igice cyaho cya 8 n'umurongo wa 28. Reka nsome gatoya mwumve Imana uburyo mu mubabaro wawe, muri ayo makuba yawe, muri izo ntambaro unyuzemo buri munsi, ibyo ubona bikomeye hapfunyitsemo umugambi w'Imana, hapfunyitsemo ubuntu bw'Imana, hapfunyitsemo umugisha w'Imana. Hari abantu bibaza ngo ariko Mana, ngo kubera iki wemeye ko ibibimbaho? Ibyakubayeho byose hari impamvu bwite z'Imana, kandi izo mpamvu bwite z'Imana ejo uzamenya ko ibyakubayeho hari impamvu bwite z'Imana zari zipfunyitsemo icyubahiro uzwi. Turi kubona ibyakubayeho byose byaragukomerekeje, yego byarakubabaje, byaguteye agahinda, ariko mfite ijambo rimwe gusa rimwe muri ibyo byose wanyuzemo, Imana ari ipfunyitsemo ibyiza bitazwi. None ntiwabibona, ariko ejo uzabibona. Yesu yigeze kubwira intumwa, arazibwira ngo ibyo nkora none ntimwabyumva, ntimwanabimenya, ariko ejo muzabimenya. Ibintu uciyemo bikomeye bibabaje umutima wawe, ejo uzamenya impamvu zabyo. Reka dusome ku murongo wa 28, Abaroma 8:28. Hari ijambo rivuze ngo, kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye kera. Ni ukuvuga ngo ibyo ducamo byose hamwe bifataniriza kutuzanira ibyiza. Ni ukuri. Hari igihe abagabo twibaza ngo ariko ngo Mana, ukubera iki ibintu wemera ko byambayeho? N'abadamu bajya bagira icyo kibazo, mukobwa bakamubenga ngo kuki wemeye ko ibi bimbaho. Umusore yajya gutera ivi bakamubenga, imbeta akayitahana mu ipantaro atayambitse uwakunda, akibaza atari ko Mana urabyemeye ko bambenga ku mugaragaro? Buri gihe nikigera uzamenya impamvu bakubenze, hari umugisha wari utegerejwe inyuma wari ugiye guhusha. Niba kubenga ntukajya urwara umutwe ngo none ndiyahura, ngo Mana ngo ndiyahurira iki? Ko muri icyo cyangiro bakwanze bakavuga ngo nta nicyo uzamara, nta n'agaciro ufite, uri n'umukene, nta mafaranga. Niho Imana izazirika guhindura umuntu uwundi. Abantu bakajya bibaza ngo niwe uzabwire ngo ni njyewe, kuko Imana yahinduye. Mu byo unyucamo byose, mu byo unyuramo byose hapfunyitsemo umugambi w'Imana. La seta rako shalama. Ndagira ngo tuze, ntabwo ntinze, ndashaka kugusengera iri joro uze kuryama usinzire, ubwire Satani ngo Sata windesha umutwe. Yego byarabaye, ariko Imana imbikiye ibindi. Sata windesha umutwe, wimbabariza umutima, winyicira umutima, kuko inyuma y'ibyo mbuze, inyuma hari ibindi. Ibyabaye byarabaye. Enough is enough. Ibyabaye byarabaye, ariko inyuma y'ibyo hari undi mugisha w'Imana. Yego muribuka Yobu uburyo yababaye? Yobu yarababajwe cyane, ariko biratubwira ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Ngo hano zahirwa ubwa nyuma kuruta ubwa. Amahirwe ya mbere, ariko ya nyuma azaruta ya mbere. Amahirwe Imana igiye kuguha azaruta ya mbere. Ubuzima Imana igiye gushyira hari imbere buzaruta ubwa hashize. Icyubahiro Imana igiye kugutegurira kizaruta icyahashize. Witerwa ubwoba n'ibya none byiguhangayikisha. Iri joro ubwire Satani ngo ndashaka kuryama sinzire, menye neza yuko Imana yanjye iri kuntegurira ubundi buzima burenze ubwo mvuyemo. Niko Bibiliya yatubwiye ngo bakundwa turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa, uko tuzamera birahishwe n'ibanga. Uko tuzaba tumeze, uko mu mwaka 2025 bizaba bimeze nta ubizi. Bene wacu ntibabizi, bene mama ntibabizi, abo twose ibere rimwe ntibabizi, uyu mugabo turarana n'umugore turarana ntabizi. Hari umugisha uhishwe, uruhisha Imana iguhishiye. Birasa n'umunsi Sawuli yagiye kwa Samweli, yaragiye gushaka indogobe atahana ubwami. Ndagira ngo nkubwire, ibyo ushaka ni bitoya kuruta ibyo Imana igutegurira. Ibyo usaba ni bitoya pari raporo ibyo Imana itegura ku buzima bwawe. Urasaba bikeya bingana n'ibihurimo, urasaba bikeya bingana n'iminsi unyuzemo, uratekereza ukabona hari ibyashoboka n'ibitashoboka, ariko Imana izakora ibiruta cyane ibyo wibwira. Izakora ibiruta cyane ibyo usaba, izakora ibiruta cyane ibyo utekereza. Ibyo utekereza ni bigufiya pari raporo ibyo Imana ishaka kugukorera.
Imana ishaka kugukorera n'ibigari birenze intekerezo zawe, birenze imigambi yawe, birenze imishinga ufite, birenze intekerezo, birenze indoto zawe. Imana igambirira gukora ibikomeye. Abefeso 3:20 haravuga ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza n'ibyo dusaba, kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cy'Umwami iteka ryose. Ndagira ngo mvugane nawe ngana ku musozo dusenge. Ibyo uri gutekereza n'ibitoya cyane, wibwira n'ibito cyane, Imana iguha umugisha. Bibiliya tubwira ngo kandi Efeso, reka naruke gato ndebe kuba Filipi, reka some kuba, reka turebe kuba Filipi, nyaruka gato turebe mu Filipi igice cyaho ni icyambere ku murongo wa 6. Filipi mbere n'umurongo wa 6, reka dusome mu izina rya Yesu. Igice mbere n'umurongo wa 6 ari ijambo rivuze ngo icyo dikanya rwose rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Icyo nzi neza ndashidikanya rwose nuko yatangiye umurimo mwiza hagati muri twebwe izanawurangiza. Hari abantu bibaza ngo ariko man ngibi bintu twatangiye bikananirana, twaragerageje biranga. Imana yatangiye umushinga no kuwusa izawusa. Imana yatangiye urwo rugo ikemera ko rubaho izanarurinda rubeho. Imana yatangiye ako kazi kagatangiza izanakarinda kagere ku mugambi w'Imana yashatse. Umva iyaguhaye abana izabarinda babeho nubwo none baba barwaye. Umva mama aleko seto rakashama lawa sideremo. Iyatangiye ibyo bintu igatangiza ibyo bintu ikabitangiza ikemera ko bibaho bigatangira no kubyusa izabyusa. Iyatangiye umushinga no kuwusa. Paulo yandikira Abafilipi ari mu nzu y'Imana ababwira ati bene data nubwo amaboko yanjye aziritse, nubwo amaguru yanjye aziritse, ntabwo uyu murimo ari uwanjye. Ndabandikira mbabwira ngo ndabakumbuye, ndi mu nzu y'imbohe ndaboshye ariko umutima ntuboshye. Ijambo rimwe mbabwira ni rimwe, icyo nzi neza ndashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza hagati muri mwebwe no kurangiza izawurangiza. Hari ibyo Imana yatangije ku buzima bwawe no kubyusa izabyusa. Hari ibyo Imana yatangije muri uwo mushinga wawe. Hari igihe umuntu aba afite imishinga igatangira ariko Satani akayirwanyiriza hagati ngo ituzura. Umva ubuhanuzi bw'umugoroba, nzi neza ndashidikanya ko yatangije umushinga w'ubuzima bwawe no kuwusa izawusa. Hari icyo watangiye gukora umwanzi arakirwanya. Hari ubukwe Satani agenda yica. Hari ibyo ashaka kutageraho. Hari ijambo mfite uyu mugoroba ryo kukubwira gusa, iyatangije umurimo mwiza ubuzima bwawe no kuwusa izawusa. 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 Haleluya. Hari igihe nkunda kubwira abantu ngo ndi umushinga w'Imana. Ngewe ndi umushinga w'Imana. Mama aho wicaye, papa aho wicaye, bashiki banjye, barumuna banjye, bakuru banjye, mumenye ngo turi umushinga w'Imana. Ujye ureba Satani umubwire ngo Sata ndi umushinga w'Imana utazahombera mu nzira. Icyo nzi neza ndashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza no kuwusa izawusa. Ibyo naciyemo simpe, ibyo nanyuzemo ntibimpitane, amakuba narwanye nayo ni menshi. Kuva yarandindiye hariya nahani izankiza, kuva yarandwaniriye ikantabara hariya na bino nzabivamo. Uyu mugoroba utangariza umwanzi Satani umubwire ngo Sata wandwanya, wambiga, washakisha, ndi umushinga w'Imana. Uri umushinga w'Imana, uri umushinga w'Imana. Bene data turi umushinga w'Imana. Ndagira ngo abantu bampamagara muze kumbwira ngo turi umushinga w'Imana. Ndi umushinga w'Imana. Ndagana ku musozo, ndagira ngo nkwibutse kuri umushinga w'Imana. Iyo utaba umushinga w'Imana abarozi baba baraguhitanye. Ntabwo bakuroze gakeya, bagukubitishije inkuba ndi wapfa, bagutumye ibikeri ntacyo byagutwaye, bohereje imiserebanya ntacyo yagutwaye, bohereje inzoka zigenda ntacyo zagutwaye, bohereje yewe ibikoko by'uburyo bwose barabyohereza ibigenda hejuru y'inzu, ibirara byirukanka inyuma yawe, ibyiruka mu mubiri. Baragerageje, harageze ngo bananirwe, harageze ngo bananirwe, harageze ngo bananirwe bacogore mu izina rya Yesu. Imana yawe igiye kubatera kunanirwa. Vuga ngo bananirwe mu izina rya Yesu. Ola sota rakashayima. Ndagira ngo nkubwire iryo shari bagufitiye ntacyo bazagutwara.
uri umushinga w'Imana, bagira ishyari, barakara, bajya baguhengeza, bajya bakuzindukira, bajya bakugorobereza, ntacyo uzaba. Uri umushinga w'Imana, uri umushinga w'Imana, kandi Imana ntizemera kupfira muri iyo nzira. Ejo ni heza, ejo hari ukuboko kukuramiye, kandi hari ubuhamya bwawe buzatangaza ab'iki gihe. Bazajya bavuga ngo ese ngo burya waciye muri aya makuba Imana ikubikiye ibindi, ese burya wariraga Imana izaguhoza, ese burya wagiraga intambara zingana gutya Imana ikubikiye amahoro y'igihe kirekire. Yewe humura, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurira. Hari abantu mwagize igihombo, hariho umuntu wari ufite uruganda arahomba, Imana irambwiye ngo igiye kukuvana mu gihombo. Hari umuntu wari ufite ibintu acuruza pe, byari byaramuhiriye ariko agiye gushiduka, ashiduka arozwe, ibintu byose biragenda, Imana igiye kugarura umugisha wawe. Hari abantu bankurikiye muri uyu mwanya bagize ibyago bikomeye, Satani abasubiza hasi barahanuka, Imana irambwiye ngo igiye kuramira abantu mu gihe gitoya. Hari inzira z'Imana Imana igiye gushyira imbere yanyu kugira ngo mwongere mutuze, muruhuke, muhumeke. Imana igiye kuguha nawe gutuza no kuruhuka mu mutima. Byakire mu izina rya Yesu, byakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ijambo rito yasorezaho kugira ngo nakire telefone, minota migufiya dusenge. Turareba mu Filipi igice cyaho ni igice cyaho 3:12. Abafilipi, abafite Bibiliya zanyu murebe mu Filipi igice cyaho ni 3:12, maze nakire telefone muri aka kanya. Hari ijambo rivuze ngo bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza. Sorry gatoya, ni igice cya 3, nari nsomye igice cya mbere. Very sorry. Igice cyaho cya 3:12 haravuze ngo suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira, ntabwo ncogora, ndakurikira. Hari abantu bacogora, abandi Satani ntakakunyage, jya wiga gukurikira, ntugacogorere mu nzira, jya ukurikira. Suko maze guhabwa, Paulo arabivuga ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfata icyo Kristo yamfatiye. Bene data, nibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ibagirwa ibyahise kugira ngo ubone uko usingira ibiri imbere. Nuguma mwako gahinda, narababaye, narakomeretse, baranyanze, barantaye, ntawe ukinkunda, bizatuma utabona umugisha ukuri imbere. Ibagirwa ibyahise, ibagirwa, vuga ngo ndibagiwe, ibi bintu byabaye byarabaye ariko ndabyibagirwa. Yego byambayeho, ibi bintu byambayeho bintunguye, Mana byarabaye, sefini, ndatumbira imbere, ndakurikira. Gukurikira, iyo bajya kunyaga iminyago ntibihagarara, uwakunyaza urakurikira, ukurwanya ntumwemerera, ntabwo umuha kuryama, urakurikira. Paulo arerekana ko agomba gukurikira, nta kwicara. Ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugeraho dutunganenwa rwose, ngo mpabwe ingororano zo guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Ndagira ngo tuze gusengera muri iri jambo. Haguruka muri iki gihe, mbwira abantu ngo nimuze dusenge. Kuki ushobora kugira ibibazo ukabiryamana? Kuki ushobora kurwara ukaryama iwawe? Ndagira ngo mbabwire, abantu batega indege bagiye kwivuriza hanze, mwagiye mutega izo modoka mukaza tugasenga. Imana irampamagaye ngo nsengera abantu, Imana irampamagaye ngo Imana ikore ibitangaza. Ariko ndakwinginga, ndakurarika, n'umunsi w'ejo tuzaba turi mu materaniro. Umunsi w'ejo saa 4 saa 5 turasa nabaza gukererwaho gatoya kubera umunsi mukuru dufite, kandi ni byiza kejo twizihiza umunsi mukuru kugira ngo twese tubemo. Aho muzaba muri mushobora kutugeraho nyuma ya saa 6, wera saa 6 mu masaa 5 saa 6 tuzaba tumaze kuba iteraniro, tumaze gufatiraho. Ngwino tugusengere. Kuki waryama nibibazo? Iteraniro ryacu ejo risoza saa 2 z'ijoro. Ahantu waba uri hose waza, reba ikibazo ufite gikomeye ariko ukakiryamana.
Imana yigeze ibwira Yesaya iramubwira ngo Yeremiya, iramubwira ngo yewe Yeremiya we ntabaza ndagutabara. Burya nta gutabaza nta gutabarwa, iga gutabaza kugira ngo utabarwe. Gute ushobora kwigumira iwawe ukigumira wirirwa wikatira ukigendera, ariko ntushobora kumva ko ugomba kuza imbere y'Imana. Imbere y'Imana turahakirira. N'uyu mwanya hari umutima wawe ugiye gukira, hari ikibazo kigiye kurangira, ariko ibyo wumva bikurembeje bizana imbere y'Imana tubisengere. Ndagira ngo soreze hano. Humura, haguruka, haranira guhaguruka. Haguruka. Imana iragusaba intambwe imwe gusa, haguruka. Ejo tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana basizwe, tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana badusengera abantu. Kuki wagumaho ha? Kuki Satani akuboheraho akakumvisha ngo igumiraho nta kibazo, bizakuremerana uzabyuka utakibishoboye. Byuka. Dufunguye umurongo muri uyu mwanya kugira ngo dusenge maze dusoze. Alo, witwa nduherereye he? Icyangugu ahagana he? Nyamasheke. Yego. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Engera Imana ingura mu ntege nke. Mana nkorera iteka, Mana yo kwizerwa, Mana y'ibimenyetso n'ibitangaza. Uyu muntu mukure mu ntege nkeya, yongera asubizwe imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Turakwakire, witwa nduherereye he? Alo, witwa nde, uherereye he? Uratinda turagukupa kubera ko iminota yarangiye. Urifuza iki aho ngaho irubengera? Muradukurikiye, murimo murumva ijambo ry'Imana. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Yego, turabakurikiye. Imana igarura ibyawe byanyazwe, kandi byuka. Igihe cyo kubyuka ni iki? Imana ikagarura ibyawe. Turakwakiriye, witwa nde, uherereye he? Witwa nde, uherereye he? Alo, turakwakiriye, witwa nde, uherereye he? Nyamugabo Dionise mperereye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata. Wowe uri hafi rwose, ukwiriye kuza ejo tugaterana ukabohoza ibyawe, kuko Satani yarakuriye ubuzima bwawe bwose, asa naho akununuje. Ndagira ngo nanjye musengere nyine. Turagusengera, Imana ikugirire neza. Hanyuma uhise ugenda. Alo, witwa nde, uherereye he? Mu karere ka Nyagatare. Urifuza iki tugusengera iki? Ndagushimira agiye kubw'ijambo wigishije. Ndi umushinga w'Imana. Uri umushinga w'Imana. Babyeyi bene data, muradukurikirana, uri umushinga w'Imana. Nacyo gituma Imana iturinda buri munsi. Murebye ibintu Imana iturinda, nuko ejo tubikiye umugambi utazwi, uzatungurana. Reka nguhanurire mwene data, nawe uradukurikiranye kuri televiziyo, uzatungurana. Uzatungura abantu batari biteze ko waba ikimana izakugira. Yego. Imana iguha umugisha kudushimira, kandi murakoze cyane. Hanyuma, alo, telefone ni nyinshi cyane. Turagerageza kwakira nkeya, muraza gukomeza kuduhamagara kugira ngo tuze kugenda tubafasha. Ariko kandi icyo tubifuriza cyane ni ukugira umwanya wo gusenga. Mubyutse akomeza agende, nawe ugira ububyutse muri wowe. Ndasenga Imana isuku ububyutse mu mitima yacu. Witwa nde, uherereye he? Pauline berere Rusizi. Tugufasha iki Apoli? Nsengera abana. Turabasengera mu izina rya Yesu. Mwakoze cyane. Alo,
uherereye he witwa nde? Alo, witwa nde uherereye? Telefone ni nyinshi mana yanjye, message mwanditse turaza kugerageza kuzisubiza ni nyinshi, ariko icyiza nuko ndabasengera kandi hari abampamagara natashye nkabafasha ngabasengera. Ntabwo njya niganda kubasengera kuko nicyo nahamagariwe. Icyiza nukubona wishimye, ndi hano kugira ngo wishime, Imana izaguha umunezero, nawe ugira ubuhamya uvuge ngo ya Mana batubwiraga tukabona itabaho. Hari uwampamagara ambwira ngo ariko pastor Imana ibaho. Yego iriho rwose, kuba utayibona si bisobanura ko idahari. Uyu mwanya batanze ntabwo bivuze ko ntariho, kuba abantu batanze ntabwo bivuze ko ntariho, ndiho. Rero kwa bamwe banzi barabizi ko ndiho, ariko abandi batanze ntabwo bisobanura ko ntariho. Kuba umuntu atari yabona Imana ntibisobanura ko Imana idahari. Turakwiyegereje, witwa nduherereye he? Tuvuge cyane vuba vanyabune, reka ducunguze uburyo umwe murimo muratinda kandi wumvishe nagufashe. Jya ugabanya televiziyo yawe kugira ngo wumve telefone kuruta televiziyo. Nitwa Inosa. Uherereye Inosa? Ku Kamonyi. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Nawe uri umushinga w'Imana? Uri umushinga w'Imana? Amen, amen, amen. Uri umushinga kandi koko Inosa warasengaga none warasubiye inyuma? Oya, ntabwo nasubiye inyuma. Uracyahagazemo Inosa? Ndacyahagazemo rwose. Nkurondore? Inosa, uzi ko Imana ikuzi kuruta uko ubitekereza. Rwose ndabizi ko iyi cyane. Ongera usubire muri bya bihe wahozemo byo kugenda usenga wiyirije ubusa kuko warabigabanije. Rwose uje nabigabanije. None se wabigabanije ari ndi ubikubwiye? Imana imbabarire. Aho Imana irakuzi Inosa. Munyemerere rero muze gukomeza kumpamagara ndabasubiza ndabasengera nta kibazo, ariko kandi amasaha yacu ararangiye. Ndagira ngo nihanganisha bari gomeza kuduhamagara, hanyuma nyuma yuko mvuye muri studio ndaza gukomeza kwitaba telefone nta kibazo. Reka nsoreze kuri iri jambo ndibasengeremo, Imana ibagirire neza. Reka turebe mu Bafilipi dusengere muri iri jambo. Abafilipi, reka turebe mu Befeso, Abefeso 1. Bumbura Bibiliya yawe turebe mu Befeso iri jambo turisengeremo. Abaefeso igice cyawo cya mbere n'umurongo waho wa 15 dusenga Imana. Efeso igice cyaho cya mbere, reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 15 uravuze ngo nicyo nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahoza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, menye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyiza era, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izi yatwebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse iryo muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza, kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, maze imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire n'isengesho rimwe ndakwingingira Imana ngo igwe guhishurirwa. Hari ibintu twahishuriwe byinshi, ariko harageze ngo natwe duhishurirwe Yesu. Mu miyoboro yawe uri gucamo hishurirwa Yesu. Mu ntambaro uri kurwana Yesu akwihishurire, maze umere nka Elisa ubwo yerekaga Gihazi ingabo zari zigose umudugudu, aravuga ngo Mana bishurira amaso ya Gihazi arebe ingabo zitugose. Ubwo Gihazi yavuga ngo hari ingabo zaduteye zagose umudugudu, Elisa amwereka izindi ngabo z'ijuru. Hirya y'ibiguteye Imana hari ibindi igiye kuguhishurira by'ubutabazi,
kandi mu ijambo rimwe ibyakugose muri iki gihe nabyo biragoswe. Satani waguteye ngo akugote nawe aragoswe, abarozi bakugose nabo baragoswe. Imva abo bantu bibwira ngo baragufite mu biganza, Imana nayo bafite mu kiganza. Wigira ubwoba, icyama amaso yawe agahweza akabona Yesu muri ibyo bibazo. Bibiliya yatubwiye ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Hari ubwiza hari imbere, hari umugisha w'Imana Imana iguteguriye. Ndagira ngo muze gukomeza guhamagara, turabasengera. Reka dusoreze hano dusengana. Urahari dusenge. Reka wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza uhaguruke. Muri Yesu niho hari byose, nta inyuma ya Yesu, imbere ya Yesu, ku ruhande rwa Yesu, hirya ya Yesu nta kibayo. Muri Yesu harimo imigisha yose. Murakira Yesu umwami n'umukiza, haguruka ngo usengere. Mwami Yesu, uyu wizeye akazamura ikiganza akavuga ngo arakwizeye, agakizwa, akemera kuba mu nzira y'agakiza, fata umutima we, fata ibitekerezo bye, fata intekerezo ze mwami, uzishurire, umwereke ko muri wo harimo byose. Mu bapfumu nta kibayo, mu kuraguza nta kibayo, mu kujya mu bakuramere nta kibayo. Muri Yesu ni harimo byose. Ndakwinginze ubwo wizeye, ureba ahantu hari urusengero rukwegere, uzagende bakwatuze, maze nurangiza ubatizwe. Imana iguhe umugisha. Reka nsengera buri muntu wese wari ufite ikibazo, afite icyifuzo, uhaguruke dusengane. Izerera ikibazo cyawe. Niyo wakora kuri televiziyo yawe, Imana iragusubiza. Niyo wakora kuri ekara, niyo wahaguruka ugafata akantu ukavuga ngo Mana, iki ngisi igisubizo cyanjye, uyo geste ndio yikore gusa, hari icyo Imana igiye gukora. Haguruka wizere, icyo ukoraho cyose Imana irasubiza. Mana, mu izina rya Yesu, geste ndio yakoze yose, yizeye ijambo ryawe, bimubere uko yizeye. Ukoze aharibwa, aharwaye, ukoze ku kibazo yari afite, Mana, imbaraga zawe zikomeye, imbaraga zawe zihindura, imbaraga zawe zirema, imbaraga zawe zikiza, imbaraga zawe zifite ububasha n'ubushobozi. Reka zitsinde imbaraga zose zarwanyaga abana bawe. Reka baryamane umunezero, reka baryamane ibyishimo, reka baryamane amahoro adasanzwe. Ngisenga gusa, ukoze kuri televiziyo numusubize Mana. Ufite icyo yizeye akagiterura akakizereraho, musubize mwami w'abantu. Ntabwo ukirisha ubwinshi, ukirisha imbaraga zawe. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wawe wera. Mwuka nagenda akore, mwuka wera nagenda atabare, mwuka wera nagenda agoboka abana bawe, mwuka wera nagenda aganire nabo. Muri iri joro ndabasengeye, imbaraga z'Imana, imbaraga zibohora, imbaraga z'ibitangaza nizikore kuri bo. Ukoze kuri televiziyo, ukoze ku kintu icyo ari cyo cyose, hindura amateka, hindura ubuzima, hindura ibyari byananiranye nibyemere, abari barwaye nibakire. Imbaraga zawe zikomeye mwami, reka zibakoreho, bakoreho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umuriro nizitwika abadayimoni bari babibasiye, imbaraga z'umuriro nizitwika ibigendagenda mu byumba byabo. Iri joro bakoreho, iri joro barengere, iri joro tabara, iri joro igaragaze, iri joro itamurure, iri joro nk'uko witamururiye Abisirayeli ubwo bavaga muri Egiputa bakambuka inyanja itukura, ukajya imbere. Reka ubajye imbere mwami w'abami, reka ubajye imbere muri iyi minsi. Tabara byari bikomeye, tabara bitashobokaga, tabara bari barusha imitima yabo yiruhure mu izina rya Yesu. Abana n'imishinga yawe uzabakoresha mu gihe kizaza, uzabakoresha ibikomeye, uzabakoresha ibitangaza. Babyutse bahagurutse mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeye mwami w'abami, reka zikore kuri uyu mubyeyi udukurikiye. Imbaraga zawe mwami w'abami, reka zikore kuri uyu mugabo udukurikiye. Imbaraga zawe mwami w'abami, reka zikore kuri abakobwa n'abasore babyutse muri iki gihe, bahagurutse mu mbaraga zawe, bahagurutse mu budahangarwa, bahagurutse mu bwiza bwawe. Aka kanya iri sengesho reka ribohora imitima yabo, reka ribohora ubuzima bwabo. Waruboshywe n'indwara nakire, waruboshywe n'ubukene nabuvemo, waruboshywe n'amadeni niyishyurirwe, waruboshywe n'igisuzuguriro mukoreho. Mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'umwuka wera, ibitangaza nibikoreke, ikiganza cyawe nikibakoreho, umugisha wawe niwabeho, ubwiza bwawe nibubabeho, umucyo wawe nibarasire mu izina rya Yesu. Ishyura amadeni ku buzima bwawe, komeye ku buzima, garagaza Mana gukomera kwa. Ndabasengera mu izina rya Yesu. Uyu muntu wizeye urwaye mukize, uyu muntu wizeye ufite ibibazo bimuremerereye mukore mu izina rya Yesu. Uyu muntu ufite agahinda gakomeye
kuva ku mutwe kugera hasi. Reka ikiganza cyawe kibakora mu buryo budasanzwe. Imbaraga zawe zikomeye mwami w'abami, gukomera kwawe kudasanzwe mwami, reka kubane nabo mu izina rya imbaraga z'Imana, imbaraga zibohora, imbaraga zikiza, imbaraga zihindura, imbaraga zirema, imbaraga zikwita hasi ubwami bw'umwijima, reka zimanuke ku buzima bwabo. Mu cyumba cyabo ibyabarwanyaga birwanye, muri sare ibyabarwanyaga birwanye, ibiri mu byumba by'abana kubita hasi, ibyabateye bitere, ibyabagose bigote, ibarwanya birwanye, ibahagurukira bihagurukire mu izina rya Yesu. Tari n'izina ryo gushyirwa hejuru n'izina ryawe, nta wundi wo guhimbazwa atari wowe mwami w'abami, nta wundi wo gukomerwa amashyi atari wowe mwami w'abami, nta wundi wo guhimbazwa atari wowe mwami w'abami. Uyu mugoroba ni umugoroba wo kubohoka, uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe. Ikiganza cyawe gikomeye nikibakoreho mu izina rya Yesu. Bihishurire mwami, basure mu nzozi, basure mu ijoro, bakizwe basure, babyuka basure, bagenda basure, mana bicaye basure, baganira basure, abatumvikana bahe kumvikana, abataganiraga bahe kuganira, abarwanaga bakiranure, abari bafitanye amakimbirane yavaneho. Uri Imana y'ibimenyetso n'ibitangaza. Garura abo Satani twasi igitugu, garura abo Satani ababaje, garura abo Satani akomerekeje, garura imitima yatatanye, garura izingo Satani ari gusenya, ongera uzubake mu buryo budasanzwe. Reka bagire ubumwe mwami w'abahami, reka bagire urukundo n'ubusabane mu izina rya Yesu. Umugisha wawe nubabe iteka ryose. Ngisenga gusa ikiganza cyawe gikomeye nikibakoreho. Uyu mwanya nibakire kubohoka. Ndabona hari abantu batangiye kubohoka, ndabona batangiye kugira isesemi yo kuruka. Imana irababohoye. Uwiteka bane namwe, abagirire neza, abakomeze, abubake, abarinde. Imana nkorera ibaha ijoro ryiza, ibahe kuryama musinzire, kuko ari Imana y'amaboko magari, Imana y'imbaraga. Ejo ni heza, wikigirira nabi. Humura, mabaro wa none uzibagirana, agahinda ufite none kazibagirana, amarira none azibagirana. Abakwanga bazagukunda, abakurwanya bazakugarukira, abakugenza bazaca bugufi, bazagwa ku birenge byawe. Uwiteka ninga bigukingira, Uwiteka n'amaboko magari ku buzima bwawe. Mugire umugoroba mwiza, mugire amahoro ava ku Mana Data wa twese. Shalom, shalom. Ejo na materaniro ntimuzibagirwe, abazabishobora muzaze dusenge, muzaze duhamagara Imana, muzaze tubwire iyera iratabara. Ni Imana ikora ibitangaza birenze kimwe, birenze bibiri, birenze bitatu, birenze bine. Ni Imana y'amaboko magari. Imana ibambere umugisha. Gahunda irakomeje, tuzasoza ku cyumweru. Imana ibagirire neza. Shalom, shalom. Oria maseko talaka.